rekeraho kwangiza igihe cyawe. Ndagira ngo ukibona iyi video nonaha igitaraganya urekeraho kwangiza igihe cyawe. Tujya twibaza ngo ni iki nakora kugira ngo ntere imbere cyangwa kugira ngo mva ahantu ngere ahandi, cyangwa se mve ku ntera imwe ngere ku yindi. Ariko ntitwibaze ese ni iki mfite kureka gukora ahubwo kugira ngo mve ku ntambwe imwe ngere ku yindi. Ibi ni ibintu bitandatu ngiye kukubwira nihuse cyane bishobora kuguhindurira ubuzima mu buryo buri financial ndetse no mu buryo bw'imibereho, ukava ku rwego rumwe ukagera ku rundi, nawe ukitwa umuntu ufite ikintu yagezeho mu buzima, kandi ubikesha iyi myitwarire ngiye kukubwira ugomba kugira igitaraganya uhereye ubu ngubu ukibona iyi video. Ubu ni ubuhamya bugenda butangwa mu bitabo bitandukanye, ndetse abantu bageze icyo bageraho babivuga hirya no hino ko ari ryo banga bakoresheje. Ikintu cya mbere ugomba gukora igitaraganya uhereye ubu ngubu, ntuzigere ugisha inama abantu ku kintu ushaka gukora kandi bo batarigeze bakigeraho. Aha ndagira ngo unyumve neza. Ariko ubundi ni gute wowe wifata ukagisha umuntu inama ku kintu adafite experience cyangwa se ku kintu atigeze acamo? Ugiye nko kubaka inzu, ugiye kugisha umuntu inama udafite inzu cyangwa se utarigeze wubaka inzu. Ese uba wumva ubundi ari ihe nama yakugira? Ntibibaho. Ubundi ufite umushinga ugiye gutangira wo korora inkoko, hanyuma abantu ugiye kugisha inama, muri abo bantu nta n'umwe wigeze akora umushinga cyangwa agerageza n'umushinga wo korora inkoko. Nta gitekerezo yakugezaho, n'ibyo yakubwira yaba ari kwa kundi umuntu wenda afomboza cyangwa abafite amakuru gutyo. Ariko burya umuntu utaraciye mu kintu ngo agire experience y'icyo kintu, ubundi ntago aba akizi neza ku buryo ari wa muntu uri ku rwego rwo kuba yakugira inama. Ntuzigere rero ukora ikosa ryo kugisha inama umuntu mu kintu atigeze acamo kandi wowe ariyo nzira ushaka gucamo. Cyangwa se urifashe ugiye kugisha umuntu inama ku bintu bigendanye n'urushako cyangwa n'urugo, hanyuma ukajya kugisha inama wa muntu utarigeze agira umugore cyangwa se agira umugabo. Icyo gihe ikintu yakubwira wenda ni bya bitekerezo yifitemo cyangwa se ibyo yasomye cyangwa yagiye amenya hirya no hino, ariko mu by'ukuri nta experience ifatika, nta ngingo zifatika aba afite zo kuba yakubwira ngo akwinjize neza mu kuba yakugira inama z'ikintu ushaka. Iki rero ni ikintu cy'ingenzi. Burya ujye ugisha inama ahanini umuntu uzi neza yuko afite iyo experience y'ikintu ushaka kugishamo inama. Erega n'ubundi ni ibintu byumvikana. Ntago uzaba ushaka gutangira siporo ngo hanyuma tuvugenda urashaka gutangira siporo kugira ngo umubiri wawe ujye kuri size, ngo nurangiza ujye kugisha inama wa muntu nawe utajya ukora siporo. Ahubwo uzegera wa muntu wabiciyemo, wakoze siporo, ufite inzira yanyuzemo, ufite uburyo abigenzamo. Uwo nguwo niwe uzakugira inama nzima, ku buryo na hahandi akazakwerekana na hahandi ushobora wenda kuzagera ugacika intege, kuko nawe aba yarabiciyemo akakubwira ati nugera aha ngaha ushobora kuzacika intege, ariko uzashyiramo imbaraga gutya hanyuma ugere ku ntego zawe. Ntago rero uzagenda ngo ugishe inama wa wundi ubizi muri teori gusa, utarigeze ukora siporo, rimwe na rimwe wenda nawe ubona nawe azikeneye. Oya, uzajya kugisha inama wa muntu w'umusportif. Icya kabiri, rekeraho kugumana n'inshuti cyangwa se n'abantu baba bakeneye kukubyaza umusaruro mu mbaraga zawe gusa, nta kindi bitayeho. Aba bantu ikintu kizabakubwira ni ba bantu bagukenera mu gihe hari ikibazo bafite cyangwa se hari ikintu bakeneye ko ubakemurira, ariko nyamara wowe wagera muri cya gihe ukeneye imbaraga zabo ukababura. Aba bantu barakudindiza mu iterambere, ariko ni mu buryo nawe ushobora kuba utazi. Ukaba ubona hari abantu mugendana ndetse rimwe na rimwe ukabona nta n'ikintu bigutwaye, ariko mu by'ukuri umuntu uba ugushaka kugira ngo akoresheho imbaraga gusa cyangwa se akoreshe imbaraga zawe gusa, we nta kintu agufasha. Abo bantu ugomba guhita uhagarika kuba uri kumwe nabo igitaraganya, kuko bitari ibi ngibi bazakuroha mu rwobo nawe uzashiduka kwikuramo bikunaniye, ndetse ugasanga wataye n'igihe
mu gihe imbaraga wakabaye kuba warakoresheje wiyubaka wagiye uzitakaza ahantu hagiye hatandukanye, nyamara wowe nta nyiturano urimo ubona. Bihagarike igitaraganya. Ikintu cya gatatu, twihuse, kirazira kikaziririzwa kubureminga cyangwa se gushinja umuntu uwo ari we wese amakosa y'ibikubayeho. Ubundi niwe iyo witegereje neza ikintu cyose kikubayeho uba usanga hari uburyo buri direct cyangwa se indirect, uba usanga hari uburyo ubifitemo uruhare kandi rukomeye. Ndetse burya bavuga ko ibigwari ari byo bishinja abandi amakosa mu gihe hari ikintu kibabayeho. Urabyutse uriteguye, hanyuma ugiye ku kazi, ugezeyo wakerewe, umuntu arakubajije cyangwa se na boss arakubajije ati kuki wakerewe, ati ugatinyuka ugasubiza uti ni umushoferi wabiteye, cyangwa se nahuye na ambutiyaje mu nzira none nakerewe. Iryo ni ikosa rikomeye. Ubundi ikintu cya mbere wakabaye kubanza kuvuga uti ni amakosa yanjye kuba nakerewe, hanyuma ibindi bikaza nyuma. Kuko washoboraga no kuba wanabyuka mbere yaho, kuko wagomba kuba watekereje uti uyu muhanda ubamo ambutiyaje, ukaba wakoresheje uburyo bwose ukabyuka mbere. Byonyine no kuba utatekereje yuko ushobora guhura na ambutiyaje, iryo ni ikosa ryawe. Cyangwa se uracuruje, uri muri business, uracuruje, igihe kirageze urahombye, wangiza nk'umuntu yakubaza ati se kuki wahombye, byagenze bite? Hanyuma ugatinyuka ukavuga uti ntago kuba narahombye ntago ari njye byaturutseho, nuko haje abandi bantu ducuruza bimwe, kompetisiyo yabaye ndende, cyangwa se ibihe byabaye bibi. Ugashaka impamvu hirya no hino kugira ngo wumvikanishe ko wowe nta kosa ufite. Nyamara buriya witegereje neza wasanga ubifitemo uruhare kandi runini mbere y'uko abandi babigiramo uruhare. Kuko na mbere ya byose, niba udafite kapasite yo kubanza kwanariza ikintu cyakubaho, cyangwa se niba utwo tuntu nk'utwo utaratubonye na mbere yuko utangira business, iryo ni ryo kosa rya mbere. Ndetse n'andi makosa menshi wenda wagiye unakoramo atandukanye, ariko burya ntugahite wumva ko ugomba kuvuga ko amakosa atari wowe ariho. Icyo gihe n'umuntu uzabibwira azahita abona ko uri mind yawe iri hasi. Burya umugabo nyawe cyangwa se umuntu utekereza nyawe ni umuntu wemera amakosa ndetse ntagerekeho abandi amakosa. Ndetse burya iyo uri wa muntu utagereka amakosa ku bandi, ashaka kwigira nkaho we nta makosa abifitemo, abantu bahita bakubona nkaho nta responsibility ugira. Ndetse burya kenshi abantu, umuntu yakubajije, tuvuge wenda ni nka boss wawe akubajije ikintu ati kuki bitagenze neza, kuki byagenze gutya, wowe ikintu aba gushakamo cya mbere ni ukuvuga ko witeguye kuba wakosora ikosa ryabaye. Ntago aba akeneye kugira ngo umubwire ibiri hirya ibiri hino ngo byatewe n'ibi ngibi, iki umucisha hirya hino. Ikintu aba akeneye, hari n'igihe aba abizi yuko utabigizemo uruhare, ariko aba ashaka wa muntu uri responsible. Icyo aba ashaka ni wa muntu umubwira uti ibintu ngiye kubyitaho kandi ndabikosora, ibintu birakosoka, nuko bigenda. Icya kane, twihuse cyane, ntuzigere uba imfungwa cyangwa ukontororwa n'ibikoresho byawe, cyane cyane ibya electronique. Iki kintu umbabarira ucyumve neza. Abantu benshi babyuka bascrollinga telefone, WhatsApp, TikTok, imbuga zigiye zitandukanye, abandi bibere kuri video games, bareba televiziyo, amafilime n'iki, kandi mu by'ukuri bakabikora mu gihe kitari icyanyacyo, bakabikora amasaha menshi cyangwa se amasaha yose y'umunsi. Iki kintu ni ikintu kibi cyane. Ndetse ejo bundi nabakoreye ikiganiro cyerekeranye n'uburyo tugomba gukoresha telefone, ndetse n'uburyo ibintu byo kubyuka uscrollinga bituma ubwonko bwawe bunanirwa hakiri kare, ukumva ngo wakoze, nyamara nta kintu wigeze ukora. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyo ubyutse uri kuri telefone, uri kuri izo game, ukoresha imbuga zigiye zitandukanye, ubwonko bwawe burananirwa, byikagira nka saa 2 cyangwa saa 3 wumva wananiwe, nta n'ikintu kindi wakora, ubwonko butagifite imbaraga zo gutekereza. Bityo waza kwisuzuma ugasanga watakaje amasaha kandi wakabaye kuba utekereza ikintu kizima cyo gukora. Inama ni iyi ngiyi rero, kontrola amasaha yo kujya ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'amasaha
yo gukoresha izi devices. Wowe byuka usetinga umunsi wawe uvuga uti mfite gukoramo ibi ngibi, hanyuma izi mbuga nkoranyambaga amasaha yazo naya ngaya ndaziha, wenda iki gihe iki niki maje kunanirwa cyangiye mu gapoze nibwo ndi bufate telefone nkajya kuri email nkagira gute, nuko ubundi ibintu bikorwa kugira ngo uze kugira gute utaza gutakaza igihe cyawe. Twihuse cyane ikintu cya gatanu, ntabwo nshaka kugira ngo dutinde. Ikintu ugomba gukora mu buryo bwihuse, igitaraganya. Iki kirareba abantu bakunda gukoresha ibitabo cyangwa se abantu bakunda gusoma ibitabo. Ubundi barakubwira ngo iga igitabo wisoma igitabo, aka kantu ukumve neza. Abantu benshi iyo abonye umwanya wo gusoma igitabo aragenda agafata igitabo agasoma, akamenya ibirimo, akamenya ingingo zirimo iki, ariko mu by'ukuri nta record cyangwa se ngo umenye uburyo bwo gukoresha ibyo usomye mu bitabo. Ahangaha ni hahandi umuntu azasoma ibitabo 2, 3, ugasanga yasomye ibitabo 10, yaba arimo no kuganira n'abandi yakumva avuze igitabo akavuga iki ngiki naragisomye, igitabo naragisomye, n'iki ndakizi, ukumva azi ibitabo byinshi, ariko mu by'ukuri ntago ahinduka, ntago yapurika ibyo yasomye mu gitabo. Tuvuge niba yarasomye igitabo kigendanye n'ubucuruzi na tekinike zirimo z'ukuntu wakora business, ugasanga mu by'ukuri abizi muri teori ariko ntago ashobora kuba yakora business. Iri ngiri ni ikosa rikomeye. Ugasanga niba yarasomye igitabo cy'imyitwarire, uburyo umuntu yakwitwara akaba umuntu usobanutse mu bandi, ukumva arabizi ariko mu by'ukuri ntago abikora ngo ahinduke, igitabo yasomye kigira ikintu kimumarira. Ngira ngo ahangaha murimo muranyumva neza. Ahangaha rero turagirirwa inama yo kwiga igitabo kurusha uko tugisoma. Niba usomye igitabo, gerageza kwiga ibirimo ndetse uhinduke, ugerageze ubyapurike, ugerageze ubikoreho. Nibwo igitabo kizaba cyakugiriye akamaro kurushaho. Ugasanga wasomye igitabo cyo guteka cyangwa se igitabo kirimo ibintu bigendanye no guteka, ariko mu by'ukuri wabwira umuntu wagisomye uti se wankoreye, wantekeye nk'ipirawu cyangwa se ikindi kintu, ugasanga reka ntiyanabishobora, kandi igitabo yarakize, igitabo yaragisomye. Ibyo ngibyo burya uba waramennye amazi ku mugongo w'imbata. Ikintu cya nyuma ugomba gukora, igitaraganya. Rekeraho kwigereranya n'abandi bantu. Iki kintu cyumve neza. Ikintu kibi cyane kikubaho burya iyo wigereranya n'abandi bantu, burya kwigereranya n'abandi bantu bikwambura confidence. Kandi mu by'ukuri uri wowe, nanjye ndi njyewe, n'uriya niwe, ndetse duteye ukuntu gutandukanye. Ibyo nkunda si ibyo ukunda. Ese ni gute ubundi wifata ukigereranya n'undi muntu kandi hari ibintu byinshi mutandukaniyeho? Ibyo ngibyo uba urimo urisenya ku rwego rukomeye cyane. Icyo ugomba gukora, igereranye nawe ubu ngubu, ubundi wigereranye nawe wahashize, bigufashe kureba ibyo wakora kugira ngo utere imbere. Ariko reka kwifata ngo wigereranye na runaka, ngo ibyo yagezeho se uko byagenze, ntuzi inzira yaciye, ntuzi uko byamugendekeye, ahubwo wowe reba improvement yawe, urebe aho ushaka kugera. Ibintu byo kwigeranya n'abandi ntago ari sawa. Ita kuwuriwe, ita kubyo ukunda, ita aho ushaka kugera. Abantu ikosa bakunda gukora ni ukwigereranya n'abantu bagafashe cyangwa bageze kure, kandi nawe mu by'ukuri kuhagera ushobora kuhagera, ahubwo wenda nuko we uri nko kuri chapitre ya 3, bo bakaba barageze kuri chapitre wenda ya 7. Urumva ko muri kuri chapitre zitandukanye. Rero wowe kora cyane, wenda ugire utuntu wiga twagufasha ku improvinga n'iki, ariko rekeraho kwigereranya n'umuntu uwo ari we wese. Wenda ushobora kuvuga ngo sindenze, ukagira complex, ngo hari ibintu byinshi ntazi, ngo hari aho ntaragera, ariko mu by'ukuri ibyo ngibyo byose uri gutekereza, ibyo nibyo bikugira wowe nyine, nibyo bikugira wowe. Ahubwo wowe ita kuri wowe wahazaza, bigutera imbaraga zo kugira icyo wakora, ariko rekeraho ibintu byo kwigereranya n'abandi. Kanda subscribe,
kugira ngo tujye dukomeza tubana mu biganiro byacu bya buri munsi kuri iyi channel yanyu Ibanga Entertainment. Kandi wandika no muri comment umbwira uti iki kiganiro kiramfashije cyangwa ugira ikindi gitekerezo utanga. Ciao, reka duhure mu biganiro byacu bikurikiyeho. Ndabakunda cyane.